Yesu ashimwe, ndabasuhuje. Imana ibahe umugisha. Uyu ni umwanya mwiza tubonye ngo twumve ijambo ry'Imana. Bahaye ikaze kandi nkwibutsa ko umwanya ufata wumva ijambo ry'Imana udapfa ubusa, cyangwa se ntabwo uri gutakaza umwanya. Urimo kwakira ijambo rikiza, ribatura, rihindura ibitekerezo, rihindura mushya. Ni ijambo rya nyiribihe. Tujya tugira amatsiko yo kumva amagambo abantu bakomeye baba baragiye bavuga, ariko ijambo rya nyiribihe uwaremye abo bose hari igihe twumva tutarishishikariye, ariko mubwire ko ari ryo rikomeye. Ndetse ushobora kumva amagambo abandi bagiye bavuga ugasigara nk'uko wari uri, cyangwa se n'impinduka wumvishe maze ikabiza akanya gato, ariko uwumvishe ijwi ry'Imana, uwumvishe ijambo ry'Imana ntabwo asigara nk'uko yari ari. Hari impinduka ziba kuri we, kabone niyo atabyumva cyangwa se ngo abibone. Muri nyigisho tugiye kuvuga ku ijambo rivuga ngo mushake amaboko kuri Nyagasani. Mbese mushake imbaraga kuri Nyagasani. Ikindi ni ukumuhanga amaso nkawe soko ya byose byacu. Tutumva ko ibyo tugeraho, ibyo tubona tubiheshwa n'imbaraga zacu, ubwenge bwacu, cyangwa se gushobora kwacu. Ahubwo aramutse adahari ntacyo twageraho. Kugira iyi mitekerereze bisaba kubanza kumenya ko Imana ariyo nkomoko ya byose byacu. Yohana yabivuzeho aravuga ngo mbese hari ikintu umuntu ashobora guhabwa kitavuye mu ijuru, ibijuru ritabyemeye. Ndagira nkubwire, Imana niyo nkomoko ya byose. Ibi tubona n'ibyo tutabona byose niyo yabiremye. Iyo umajije kubyemera ubaho ubuzima bwishingikiriza ku Mana, atari ku mbaraga zawe, ubwenge bwawe, cyangwa se ubutunzi bwawe. Uribuka ko Pawulo yabwiye Abakorinto, arababwira ngo niba ntacyo mufite mutahawe ni iki gituma mwirata? Hanyuma arababwira ngo ibyirato nyakuri mukwiye kwirata n'Uhoraho. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi y'127 umurongo wa mbere. Haravuga ngo indirimbo ya Salomo y'amazamuka. Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa. Kanongere nsome muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Haravuga ngo imigisha yose itangwa n'Uhoraho. Uwo ni umutwe w'amagambo. Zaburi 127 umurongo wa mbere. Indirimbo y'abazamuka bajya i Yerusalemu ni iya Salomo. Iyo Uhoraho atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Iyo Uhoraho atari we urinze umujyi, abawurinda babera amaso ubusa. Muvandimwe, ndagira nkubwire ngo twaba turihira ubusa mu gihe ibyo dukora byose atari Uhoraho ubigiramo uruhare. Ushobora kutabyemera bitewe n'ubumenyi cyangwa ubuhanga wiyiziho, ariko nkubwire ko n'ubwo bumenyi uvuga wabuhawe n'Imana. Nkwibutse yuko nta kintu umuntu afite atahawe n'Imana. Niba wabitekereza gutyo, ndagusabye uhindure imitekerereze. Dawidi yagiye avuga muri Zaburi nyinshi ko Uwiteka ari we mugisha we, nta wundi mugisha afite atari Uwiteka. Numara kumenya ibi, uzabaho ubuzima butagamije kwereka abantu ubumenyi bwawe butangaje, ahubwo ugenda ubwira Imana ngo igushoboze, ikubashishe. Ko Dawidi yavuga ngo Imana niyo maboko ye, niyo mbaraga ze, niyo gushobora kwe, niko kunesha kwe. Aho yavuze ngo umuheto we, umwambi we si wakesha intsinzi, ahubwo intsinzi ayikesha Uhoraho. Ibi ngibi natwe niko bikwiye kutumerera. Mwibuke yuko imbaraga zacu atari zo zituma turonka ubutunzi, atari zo zituma tubona inyungu, atari zo zituma tugera kure, atari zo zituma tugira icyo tugeraho. Wibuke ko umuririmbyi yavuze ngo unjye imbere Mana isumba byose, unyobore, ntabwo ufite nagera he, nta hantu ushobora kugera. Rero njye nawe unyemerere dushake amaboko kuri Nyagasani, tumushakeho imbaraga, tumushakeho gushobora, tumushakeho gutera intambwe. Ibyo ngezeho mbimushimire, aho kugira ngo mbishimire ubwenge bwanjye n'imbaraga cyangwa abantu bansunitse bakahangeza. Nibyo koko umuntu ashobora kugufasha, ariko Imana itabishimye ikagufasha ntiyanagufasha. Ushobora kuba wari umwizeye wumva koko ari uri bugufashe, umugisha wawe niba utabitse muri we nta kintu yakumarira. Nta muntu n'umwe ugize undi, nta muntu n'umwe ukara mu buzima bwawe ku buryo aramutse hari ibintu bitakorwa. Nagira nkubwire icyo ngicyo ni ukuri. Ntugafate umuntu ngo wumve ko ari we ibintu byose biturukamo. Oya,
wazahinduka imana yawe, mbese uzaba uriho umusenga. Ntabwo uvuze ko abantu batagufasha, ariko niba umugisha wawe utabitse umuntu runaka ntacyo yakumara. Hari igihe uba wizeye umuntu wamushyizemo icyizere cyose wumva ibintu biri buze gukunda, bwa nyuma akakubwira ati biranze ntabwo bigishobotse, ukumva nyine koko araguhemukiye, ariko ntabwo aba aguhemukiye, niho imbaraga ze ziba zigarukira. Dawidi hari irindi jambo yavuze ubwo yari arimo avuga ko ngo amaso y'abagaragu bayahanga shebuja, noneho amaso y'abaja bakayahanga ba nyirabuja. Haravuga ngo ariko amaso yacu natwe niko twayaguhanze kandi ntiwadutereranye. Ninde uhanze amaso? Ninde utezeho ubutabazi? Ninde utezeho gushobora ibyo ukora? Ukora umurimo w'Imana, Imana niyo igushoboza. Ngo ntago ari kubw'imbaraga, ntago ari kubw'amaboko, ahubwo umwuka wayo niwe udushoboza gukora umurimo wayo. Mbese muri iri jambo turahamagarirwa guca bugufi, turahamagarirwa kutishingikiriza ku kintu cyose, kurambika ibintu byose hasi, za logique, analyse, inyurabwenge, kumva mu bwenge bwacu bidahura neza, ukumva hari ukuntu byakwiye kugenda. Oya, ibyo birambika hasi. Ntabwo nkubuje gukoresha ubwenge bwawe, ariko kenshi nushyiramo isesengura no kumva uko byumva ariko byakorwa mu by'Imana, bizagupfana cyangwa se bizadupfana nitubigenza gutyo. Ariko nshuti yanjye, icyo Imana yampaye kukubwira, icyo Imana yampaye nanjye kwibwira, nuko dukwiye kwishingikiriza kuri yo iminsi yacu yose yo kubaho. Mu gihe bincitse nkumva nishingikirije ku muryango ibindi bintu, kavuga ngo Mana umbabarire, tuyihanga amaso iyo nkomoko yo kwizera kwacu, kandi ndabizi neza ntago izadutererana. Twaba turi kuruhira ubusa rero, tubaye turi kubaka nk'uko twabibonye. Abubatsi ngo bakubakira ubusa, abarinzi babera amaso ubusa baramutse batishingikirije ku Mana. Abaducungira umutekano muri iki gihugu cyacu bawucungira ubusa, abaye atari Imana iwucunga mbere yabo, habaye atari Imana ibaha ubuzima bwiza ngo bawucunge, bahawe ubwenge nayo, bahawe ubuzima bwiza nayo. Tunasaba kugira ngo Imana ikomeze ibahe ubuzima bwiza, koko ikomeze ducungire umutekano neza. Ariko nanone Imana niyo ibafasha muri ibyo byose. Hanyuma abubatsi nabo, natwe mwibuke ko turi abubatsi. Murabyibuka twebwe kubera ko mu murimo w'Imana dukora nk'abubatsi. Muribuka Nehemiya na bagenzi b'icyo bakoraga, natwe tuba turimo twubaka umurimo w'Imana, tuba turimo dufatanya n'Imana gukora ibyo iriho idutuma. Tuba turimo kubaka rero, tuba turi mu murimo, turabubatsi natwe. Rero twakubakira ubusa bikanasenyuka bikanavaho Imana itari kumwe natwe. Imana iguha umugisha ko ufashe umwanya kugira ngo tubane mu ijambo ry'Imana. Iri jambo urigendane kandi ugendane uyu mukoro wo kwishingikiriza ku Mana. Uyishakeho amaboko, uyishakeho ubutabazi, uyihanga amaso, uyibwire ibikunaniye, uyibwire ibigushobeye, uyibwire ibyo utazi, uyiganyire intege nke zawe, aho kugira ngo ube wabiganyira umuntu. Uyibwire byose ntacyo uhishe. Ntabwo izagukoza isoni, ntizagutererana, kandi iri kumwe nawe. Urakoze Mana kutuganiriza iby'aya magambo meza atubwira ngo tugushakeho amaboko. Niwe maboko yacu, niwe bwihisho bwacu, niwe butabazi bwacu. Ntacyo dufite tutahawe nawe. Ndagusabye ufashe buri muntu wese kugenda kwishingikiriza ubuzima bwe bwose, aguhanga amaso wowe uturukwaho byose. Urakoze, ufashe buri muntu wese, nanjye umfashe, kandi ukomeze kuduha umutima uciye bugufi imbere yawe, uduhe kugushaka n'imitima yacu yose mu izina rya Yesu. Amen.